Yes, reka twongera tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Uyu ni umunsi wa kane hibukwa inzirakarengane zazize uko zavutse ndetse nuko zisa. Ni munyemere rero buri wese ashyire mu ngiro kandi arwanye cyangwa ahashye ideoloji yimitse cyangwa urwango rwimitse muri bamwe. Ideoloji ntago igombera ubwoko, ideoloji ni umuntu uyakira. Ni munyemerere rero tufate umwanya tuzirikana ibyo byose ndetse twamagana bikomeye bamwe bakomeje gupfobya ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Mikenke, aho nakubwira yuko uyu Bigirumwami Jacques Kongoro yavuze amagambo akomeye cyane ndetse bigaragaza ko binanyemeza ko ideoloji atari yo kuvuga ngo isingira ubwoko ubwo ari bwo bwose. Ni nayo mpamvu tuje kurebera hamwe ibyamaganywe by'uyu mugabo witwa ko ari umunyamurenge ariko nawe warenze ihaniro. Si uyu wenyine, harimo n'abandi bagiye bagambanira ubwoko, aho ibiri kubera muri biriya bice bisa nk'aho bigaragaza ingaruka ndetse n'ibikorwa byagiye bibera mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Hari icyegeranyo twabateguriye muri buze gukurikira mu masaha y'umugoroba gisobanura neza ihirikwa cyangwa isenywa burundu rya Minembwe, aho byapanzwe ariko magingo aya ikaba igihumeka cyangwa ikaba ikirimo bitewe na bamwe bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo zone ya Minembwe ibe ikiriho magingo aya. Ni munyemerere tuze turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse tumenye uko byifashe. Ibiri kubera mu Minembwe biravugwa yuko ibyananiye leta y'i Kinshasa bikananira ingabo z'abarundi zagiye kuri misiyo yo gusenya zone ya Minembwe, ubu bamaze kubiha P5 kugira ngo ariyo isoza iyo affaire. Ibyo ni ibintu bigaragara kandi byamaze gutahurwa ndetse n'utabibona birasa nkaho yaba yirengagiza cyane rwose. Ni munyemerere rero tuze turebe uko situation ihari, aho turi bwiyambaze umuroko Ifoma uherereye ku butaka bw'iki gihugu Bwana Bizima akaduha ido n'ido, ukamenya akantu ku kandi, yewe mpamagarira buri umwe ari we wese kwamagana bikomeye ibikomeje kugenda bikorerwa muri biriya bice. Ibi byose kandi nubwo biba abenshi babumva ko ntacyo bivuze, ariko buriya nyamuna twagakwiye kumenya ko umuntu ahari hose ari umuntu. Ntuvuge ngo ndi umurundi, ntuvuge ngo ndi umunyarwanda, ntuvuge ngo ndi umukongomani, ntuvuge ngo ndi umuki. Abantu bose bahuriye ku bumuntu, nubwo waba uri mu kindi gihugu ariko guharanira uburenganzira bwa muntu ntago bigira umupaka. Ni munyemere rero tuze turebe uko byifashe ndetse turebe nuko situation ihagaze. Mbere ariko yuko dukomeza, reka nkushimire wowe wahisemo kubana na Kigali Real News, mwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza mu byo mukora byose. Ariko nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa kugira ngo ube umunyamuryango uretse gukanda subscribe mukarayikinga, bityo mukiyongera mu mubare w'abanyamuryango ba Kigali Real News. Nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya, ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko Ifoma wacu uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kwibanda cyane ku bikomeje kugenda bikorwa na P5. Ese P5 irabasha kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge? Hari ibyakozwe bigaragaza ko koko leta y'i Kinshasa yagiye inanirwa, ndetse usibye na leta y'i Kinshasa abiyambaje leta y'u Burundi nayo irananirwa. P5 se yo irabasha kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge? Ni icyegeranyo muri bukurikirane mumenye byimbitse uko situation ahagaze. Turabararitse mu masaha y'umugoroba kiri bujyeho ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, aho turi bwifashishe Michel wakurikiranye
ibyagiye biba twamwita nk'imiti yo muri biriya bice byo muri zone ya Minembwe yabikurikiranye kuva kera, ariko yabitangaje byose muri bwumve ibyo yatangaje mumenye irimbuka rya zone ya Minembwe aho ryatangiriye ndetse n'aho rigereye sahingiye. Rero nimunyemerere dutangire amakuru yacu updates aho turi kuri bukurikirane umuroko w'ifomu wacu akatubwira nuko ishusho ihagaze sahingiye. Mbere yuko dukomeza rero nimunyemerere turebe ibyo abashefu bakuriye abandi bo muri groupement ya Bijombo barimo bita Chef Fraha Kabarure uyiyoboye, aho bamaganye amagambo ya Bigirumwami Jacques Kongolo. Kongolo uyu nawe no mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko amagambo yatangaje yatumye benshi bibaza byinshi. Amagambo yatangaje akoresheje audio bavuga ko ari amagambo abashinyagurira. Muri audio y'iminota 9 Bigirumwami yashimangije ko leta akorera anashishikariza abaturage kuyishyigikira. Avuga ko leta ya Kinshasa idafite umugambi wo kwica abanyamurenge. Mu kumusubiza Chef Fraha Kabarure na Chef Rwigina bagarutse ku bwicanyi baherutse gukorerwa, bashinja iyo leta kuba inyuma y'umugambi bavuga ko umaze igihe ushyirwa mu bikorwa. Batanze urugero rw'aho bavuga ko hiciwe umukecuru urengeje imyaka 100 akicwa urupfu rubabaje. Banavuga n'izindi mpfu bemeza ko zakozwe ku bufatanye bwa leta ya Kisekedi n'Indayishimiye. Bakomeje bavuga ko batazemera na rimwe gupfukamira izo leta zombi. Mu yandi makuru agera kuri Kigali News bw'uko twakomeje kubibagezaho, hari abaturage bageze mu zabukuru bafashwe bugwate na P5 mu Kajebwe. Twabamenyesheje ko hari amafoto na video byafashwe mu rwego rwo kugaragaza isura nziza ya leta ya Kinshasa ni ya Bujumbura. Hadaciye kabiri mwabonye amafoto yabo ndetse video nazo ziteganyije gusohoka, aho aba babyeyi bazaba bashimagiza izo leta, ariko turabibutsa ko bazi ukuri ariko bafashwe bugwate. Bakunzi ba Kigali News murabizi neza ko twagiye tubicamo, ariko wenda kugira ngo muze kukurwaho cyangwa urujo ruze kuvaho, ndagukangurira kuza kumva ibyo byose ndetse n'umupango wa leta y'Kinshasa, aho babanje gutuma mayimayi bikanga, bikarangira bazanye ingabo bikanga. Murabizi ko na zone ya Minembwe yari yaravuyeho, wenda barayihiritse, murabizi neza kuko bavugaga ko ino komine Minembwe impamvu bari barayikuyeho ari uko bayitiriye igihugu cy'u Rwanda, aho bavugaga ko ino komine Minembwe kuva mu Minembwe ukagera Kamanyora bisa nkaho bikora ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko bano baturage bagomba kuba bashaka kuba bafata iki gice bakacyomeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni byatangajwe na leta kandi binemezwa na leta ko ari wo mugambi w'aba baturage kugira ngo babagerekeho urusyo rwo kubahonyora. Ibyo byose muri bubimenye mubikurikire, ndabakanguriye kugira ngo muze kumenya situation uko zifashe, ndabararitse kugira ngo muze kumenya uyu mugambi mubisha ndetse wamaze guhabwa P5 wo kuba abasenya burundu ino zone ya Minembwe. Ese biri buze gukunda? Muze kunyandikira muri comments bakunzi bacu, mutubwire ko biri buze gushoboka. Ntago bijya bibaho iteka n'iteka iyo ukoze ikibi kirakugaruka, kandi ntago bijya bibaho ko wakora ibibi ngo bikugwe amahoro. Ni munyemere rero twakira umuroko informa adresse situation zose zikomeje kubera kuri ubu butaka
bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, nongeye kwifuriza igitondo cyiza. Yego, aramutse neza. Yes, Bwana Bizima, duherukana mu rukerera situwasiyo y'ibikomeje kuba, ariko hari amakuru yavumbuwe ko noneho byeruye P5 yaje gukorera mu ngata ingabo z'u Burundi zananiwe gusenya zone ya Minembwe ndetse na leta y'Kinshasa. Iyi P5 irabasha gusenya cyangwa kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge? Ibyo ntabyo yabasha, kuko ntabwo ariyo ifite imbaraga zirenze operasiyo zagiye zibera muri ibi bice tuzi neza, zari zigizwe n'ingabo z'u Burundi, Tanzania ndetse na Angola, ushyizemo n'abacancuro, kandi izo ni operasiyo zabereye muri ibi bice bya Minembwe n'ubundi, ndetse ubona ko iri jambo kuribwira yenda nk'abarwanyi cyangwa abaturage bari muri Minembwe bamaze kubona byinshi mu maso yabo, ni ikintu ubona ko banaguseka rwose, kuko ntabwo uyu ari umutwe udasanzwe ugiye gukora ibishya, ahubwo ibishya wari ufite nuko mu ntego yawo ubona ko ufite amabwiriza atandukanye na operasiyo zahabaga yo kuba bo bafite umugambi wo gutsemba abanyamurenge bose muri iki gice cya Minembwe. Gusa ariko ni ikintu ubona ko nabo kitaboroheye cyane, kuko bafite imbogamizi ijyanye n'imibereho, kuko nko muri iki gice muri Agisi ya Mikenke, aho ubona ko mu gicamunsi cy'ejo ndetse n'iki gitondo n'ubundi operasiyo zikomeje n'imirwano, hari n'amakuru agaragara ko ejo muri aka gace hari generali waharasiwe, abasha gusa n'aho akurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice barimo, ariko akaba ataramenyekana niba ari uwa FDL cyangwa wa Zarendo. Biza kuba ngombwa ko asohorwa mu mirwano yerekeza mu buryo bwo kumushakira ubutabazi bwihuse, yasaga n'uwerekeje muri Uvira, ariko aza kubasha kutagera, yagwa mu nzira hano ku Ndondo, akaba ariho yashyiriyemo umwuka, ariko amazina akaba ataramenyekana neza. Rero mu makuru ari muri ibi bice ni ukubona ko hakomeje kuba ikibazo cy'ikoalisiyo bijyanye n'imibereho, kuko ibigaragaza cyane ni amavidewo agenda asohoka, ndetse n'abaturage b'abanyamurenge ndetse mu duce twinshi koalisiyo ibibarizwamo baba batangaza amakuru y'uburyo basahurwa ibintu byabo byose bakabacucura, ndetse ukabona ko atari n'ubugome gusa, ahubwo bijyanye n'imibereho, kuko ikintu cyitwa icyo kurya cyangwa itungo ntabwo bijya risigara inyuma, ndetse hari na operasiyo bari gukora mu giturage zo gushaka ibyo kurya, nta mugambi wo kurwana ubona bafite. Gusa ikitaragaragara ahangaha mu ntego yabo tuzi neza ko ari umugambi wo kuba gutsemba abanyamurenge, ariko harakibazwa impamvu bataragerageza gusa naho babikora, kuko ubona ko hari ibice bagiye binjiramo mu buryo bwo gushaka ibyo kurya, bakabaha amabwiriza ko nta muntu bashaka kwanduranya nawe uri buteze amahane mu buryo bwo kurwana ashobora kuhatakariza ubuzima. Rero abaturage bakifata bo bagasahura ibyo bashaka bakagenda, ariko nta gikorwa cyo kwica cyari cyahaba ku baturage. Sinzi niba yaba ari ikikango bagifite kugira ngo badateze uburakari bwinshi bikomeye wenda uruhande bahanganye narwo, ubona ko n'ubundi muri ibi bice rutaboroheye cyane, kuko koalisiyo itari kubasha gusa naho ikontorora operasiyo zayo cyane bijyanye n'uburyo zari zisanzwe ziba muri ibi bice bya Minembwe, kandi ubona ko nabo ubwabo mu mirwanire bafite na operasiyo bari gukora muri ibi bihe, nka koalisiyo ifitemo ingabo zari zisanzwe zimenyereye muri ibi bice, aho ubona ko ingabo z'u Burundi zisigaye zitakiri muri iyi mirwano bihambaye, ku buryo ubona ko aba ari ibya nyirarureshwa. Ubona ko operasiyo zabo bisa naho zacitse intege, ndetse hashobora no kubaho impinduka zikomeye bijyanye n'uruhare n'umuhati M23 irwaneho bafite muri ibi bice bya Minembwe, no kuba ubona ko koalisiyo FARDC itakishyiraho imbaraga zishoboka zose nko mu bihe byose byatambutse. Ubona ko yaba ku bikoresho, mu bijyanye n'imibereho, wabonaga ko bakurikiranaga ikintu ku kindi cyane, ku buryo nta rwitwazo rwari ruhari kuri koalisiyo, ariko ubu imbogamizi zikaba ari nyinshi cyane bikomeye ku bijyanye n'ibikoresho kuri iyi P5, ndetse imibereho yabo iteje ikibazo gikomeye muri koalisiyo. Ubona ko rero operasiyo zabo
bisa naho zifite imbogamizi nyinshi cyane, ariyo mpamvu ubona ko babaye nk'aho bitonda kuba bagira imigambi mibisha bashobora guhita bihutira gukora batarabanza kureba icyerekezo cyabo cy'imibereho bafite muri operasiyo iri kubera mu bice bya Minembwe. Bwana Bizima, wambwiye ko hari abaturage bafashe bugwate basa nk'aho bakuzemo ndetse n'abana batoya. Amaginga y'aba baturage babayeho bate? Ikibazo bafite kuko bari mu bice bigenzurwa n'iyi koalisiyo, ikibabangamiye cyane ku rwego rwo hejuru n'icy'imibereho, kuko urabizi ko gusohoka muri ibi bice biri kubera nk'imirwano bigoranye ku muturage, kandi ubona ko hari ibyerekezo baba batemerewe kujyamo banga ko bashobora gushyira ubuzima bwabo habi kurusha aho buri. Rero urumva ko barabangamiwe cyane, kuko nk'ugize nk'ikibazo cy'uburwayi cyangwa se akagira ikindi kibazo icyo ari cyo cyose cyamusaba ubutabazi ubwo ari bwo bwose bitoroshye cyane mu bihande baherereyemo. Ariyo mpamvu ubona ko byanze bikunze habaye gukomeza gusa naho bafite iki gice bagenzura kirimo aba baturage baba batabashije kuvamo, ari nk'abashobora kuhatakariza ubuzima bijyanye n'imibereho bafite mikeya cyane, kandi ubona ko iyi koalisiyo itabana nabo hazaburemo ikibazo cy'ihohotera kigaragara cyane muri iyi mitwe itandukanye irimo Wazalendo, ubona ko ari ibintu byabo basanzwe bakora no mu buzima busanzwe. Ni ikibazo gikomeye rero kuri aba baturage, hatabayemo kuba iki gice cyakwigarirwa ku ruhande rwa M23 cyangwa se irwaneho, bakaba babasha gusa naho babohoye aba baturage basigaye muri iyi zone ikontororwa na koalisiyo. Yes, Bwana Bizima, mu yandi makuru ho byifashe bite? Umutekano maginga ya saa ngiyi uhagaze ute? Kabisa naberekera muri mu bice bya Masisi ndetse usatira na za Warikare, ubona ko ariho operasiyo zigaye bisa naho zirimbanyije ku rwego rwo hejuru muri ibi bice bya Masisi, muri aksi ya Minjenje na Zampeti. Ubona ko n'ubundi operasiyo yabaye nk'aho yongera kubura nyuma y'aho ubona ko koalisiyo yari ifite umugambi wo kugaruka muri ibi bice bigenzurwa na M23, kuko urabona ko ni igikorwa cyane barimo gushyiramo imbaraga, nubwo bitari kubashobokera bijyanye n'imbaraga M23 ikoresha ndetse na force ifite muri iyi minsi, kuko iri gukoresha ingabo nyinshi muri ibi bice cyane bijyanye n'ibice bashaka gusa naho binjiramo cyane, bisaba ko bahanganye na koalisiyo nini bitabashobokera badafite ingabo zihagije. Rero ikigoranye cyane kuri koalisiyo ni uburyo bw'imibereho yo kuba muri izi nce za Warikare winjira za Pinga biri kugorana cyane kuri koalisiyo, kuko ubuzima bw'ahangaha ntabwo bworoshye ku nyeshyamba, ubona ko ari no mu bice badakunda kubamo kuva mu mateka ya FDL ndetse na Wazalendo muri ibi bice. Ariyo mpamvu ubona ko barimo barwana bashaka kugaruka inyuma, ariko bikaba bisa naho bitabashobokera cyane bijyanye n'imbaraga M23 ifite muri ibi bice bya Minjenje. Ndetse ubu ngubu tuvugana ukaba ubona ko icyerekezo cyabo ndetse n'umuvuduko bafite isaha n'isaha bashobora kwisanga binjiye muri Pinga cyane, kuko bayireba n'ubundi mu birometero bike cyane, kandi ubona ko FDLR itashimishijwe cyane no kwinjira muri iyi Pinga, kuba bakwinjira muri Warikare gusa naho bagira nk'inturo yabo, kuko ntihajya habahira kandi ubuzima bwaho buba bubagoye cyane. Ni igikorwa rero gikomeye, ubona ko uyu koroneri uyoboye M23 izi operasiyo ziri kubera inasa Imana usa naho yazengereje koalisiyo FDL na Wazalendo yari yarakamejeje muri ibi bice, ariko urabona ko byanze bikunze asa naho ari gushyiraho ubuzima bwabo iherezo, kuko ubona ko izi operasiyo ziri kuba muri ibi bice bya Gatoyi ndetse bikazenguruka hose kugeza za Rumbishi, ari ibice by'umurongo muremure werekeza Warikare, kandi hose basa n'abagereye mu mbibi zayo icyarimwe boherezayo iyi koalisiyo FDL cyane. Isa naho ibi bice yari yarabizengereje ku rwego rwo hejuru, kuko muri ibi bice nta mutekano wapfaga kuboneka muri izi za Ngungu, Rumbishi ndetse na za Gasake, uduce twose tw'imisozi miremire isa nayo ikikije izi mbibi za Warikare. Gusa naho uva muri Masisi igice cyari gisa naho kigizwe na FDL ku rwego rwo hejuru, ariko
ukaba ubona ko koalisiyo basa naho bayishenye cyane bikomeye, ku buryo mu minsi rwose iri imbere imirwano yose izaba isa naho ikubutse muri zone ya Masisi yose yerekeye muri Warikare. Yes, bwana Abizima, reka tugushimire kuri update duhaye, n'ubundi ubwo wenda urwongera utwapudetinge. Yego, urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, ni munyemerere mbashimire, mbifuriza kugubwa neza, ndetse tuzirikana bikomeye inzirakarengane zaje jenoside yakorewe abatutsi, ariko mbakangurira kwibuka ariko tuniyubaka. Ikindi kandi dukwiye kurwanya ikibi n'igisa nkacyo, bivuye kuri nge nawe n'undi uwo ari we wese, ndetse tumenye yuko umuntu wese ari umuntu, kandi buriya umuntu wese ababara nk'undi. Ibyo bintu tubashije kubimenya, nta nubwo inzangano ndetse n'ibi byose bikomeza kugenda biba mu bice bigiye bitandukanye by'isi byakongera kubaho ukundi. Reka mbonereho no kwihanganisha abari muri zone y'intambara, abarwayi ndetse n'abatameze neza mu buzima busanzwe, mbifuriza ikiganza cy'Uhoraho ko cyabageraho, kuko burya kwihangana bitera kunesha. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.